Mwiriwe mama. Twiriwe. Evet, hangi yanyibukije? Ntabwo kunywa amazi yo kunywa n'ubundi. Uzi hano gato, ariko nshaka ko tuganira. Naje mama, urambwira. Ese akazi kageze hehe? Akazi gasigaye ari kenshi cyane. Mungu wanjye. Ariko nshaka ko tuganira. Ikize kandi mama. Wahishe. Usigaye ukundana na Miki? Ibyo se kandi ninde wabikubwiye? Subiza mukubare nshaka kumubwira. Yego. Na papa se yarabimenye? Numva nabimenye akabiyoberwa ate? Yabyakiriye gute? Nta bintu byinshi yabivuze. Yavuze yuko umuhungu amaze gukura kandi ko yahisemo neza. Awi. Narabuze aho mbera mbimubwira. Ariko Imana ishimwe. Okay. Uyu mwana wanjye urubyiruko rw'ubururana byinshi uzirinde. Mama, urakoze cyane. Urakoze ku nama ungiriye. Okay, ndabigenda. Kurya ibikiza? Bani, kwa kundi nyine umuntu ni ya Kigali twifungamo. Wakundi umuntu aba asa neza inyuma. Nanjye buramperutse kugira gutya mu by'ejo bundi. Imvura neza yakandajemo. Navuyemo bana, bavuyemo bakora Mukabari. Ese imvura y'ejo bundi ko yaguye itinze. cyane rwose ni icupa ryeza n'iryoshye kibazo. Buriya wowe hari ukuntu w'icupa uko urushaho kwira ahubwo rikarushaho kuryoha. Hewa ntundi ni kwa bamwe beza bunini. Hewa ntigenda riryoha. Byarananiye. Hari aho ngera nkumva kurimira biranze neza neza. Ahubwo se nakomeje ko kwitegereza. Mbona kabisa ufite ibyishimo bidasanzwe. Ibyishimo se? Ibyishimo byo ndabifite. Mbaza ngo nibiherere. Ahubwo gira babandi. Birenze se ahubwo. Wantindi. Uzi ikintu cyabaye? Umusaza yansigiye business. Reka reka. Ni izina ry'Imana. Bya bintu bye byose yabinsigiye. Ubu ngiye kurya abana ku murongo. Turatse rero. Ngiye kurya abana kabisa. Uzi nzahera kuri cya karindwi. Cyane uzi twahuriye cyagiye gukaba. Kiriya ngomba kwita ntago cyanshinga. Ntabwo wakwisondeka. Nicyo ngiye guhera. Erega none ntabwo waba ufite amafaranga ngo witeze uramike. Yakise. Mugana ariko cya karine cyakugusha. Cya karine kimeze neza Rero nasubira kurya kabisa bakavuga ko wariye neza. Hariya rero iriya ni. Si wowe bimbwiraga ejo bundi. Iriya rero ntabwo igomba kunshika. Musazi turatse. Aho ngubu ngiye asigaye yose no kuyanywera no kurinywera mpagaze hejuru yayo. Ahubwo nushaka ubuzana nawe ufite tube tuyanywera. Ngiye gufata amafaranga. Subizi. Ariko ntabwo kugira kuki Shaka umugabo ni byiza. Ubonye ukuntu asa neza.
urugo ni rwiza nta kimana idafasha umuntu yarangutse ari indisipurine nyine iyo umaze ariko wowe wawu Bita basheri. wanyise bwinshi Mumeze mute? tumeze neza Sha murakeye. bizi wo ariko mbo barumbwira warukiba muri iki gihugu Nese naba naragiye. kuko tumana nzi ko wagiye burayi iminsi yari itambutse ari myinshi nakubona abo bambi nta guhamagara naki Sha ndahari. shawe ngeze idolari Iyo nari mu rugo nyine mba ndi gutembera. ase mbo barumbwira Jezo muracyakundana Cyane rwose. Kubera iki? Ko ndeba mutangaye. cyane rwose ntirigura nabyemera uzi Blaise uzi abakobwa yirirwa agendana nabo uzi abakobwa yirirwa ateretana nabo ahantu hose wagira ngo uru Rwanda abakobwa niwe bakomoka ushaka kumubaza aho ari wamubaza runaka w'umukobwa Blaise twakundanye kuva mu bwana kugeza iki gihe. Ariko mwabaye mu. Mwagiye mureba ibareba ko. ibyo sensi yavuga nibyo nanjye nkunda kubona n'abakobwa inshoreke banange Mbega muri karaga. Nta soni. ntabwo ari ukwikaraga Ese abakobwa muri iki gihe mwabaye gute? Umva, niba ari ishyari gusa mwitonde n'undi munsi ahubwo reka mbareke nigendere. urareba ugasanga agenda yagirisha ari Blaise mureke twigendere Cyakoze ndumiwe.